turabashuhuje kandi tubahaye ikaze abakurikiye Family Room cyumba cy'umuryango kandi mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Tujya tuvuga ngo niba bitameze neza wihangane. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacye mu gitondo impundu zikavuga. Reka twizere ko ejeje bundi bizamera neza. Nkuko mubibona rero kuri kamera za Family Room tuhafite abatumirwa beza cyane. Baraza gutangira batwibwira duhereye ku mupapa wicaye hariya hirya. Pastor Kavutse Franco. Pastor Kavutse Franco waduhera microphone kwegereye. Murakoze, nitwa Dorine Uwera niwe nshuti. Ariko nta bindi wongeraho. Murimo muratwibwira muri make kandi warudusabye amazina. Okay, ibindi ndakijijwe umupasteri, ndashima Kristo ko ari umwami umukiza w'ubuzima bwanjye. Nkaba ndi married, kabari na family counselor. Yes, Imana ibaho umugisha. Murakoze. Abana batatu. Godfrey urenderanyije nawe. Okay, nanjye mfite abana batatu. Turasubiramo. Musa nanjye ndi family counselor. Yego. Aba nitwa Ntagongera Godfrey. Yes, murakoze cyane Papa Franco, introduction ntago wayirangije. Murakoze cyane, nitwa Pastor Kavutse Franco. Ndi umushumba mu itorero Church of Hope. Ndi umugabo ufite umugore umwe n'abana babiri. Nanjye ndi family counselor. Wow. Murakoze. Abadukurikiye rero murumva ko uyu munsi dufite impamba ikomeye cyane niba ariko navuga. Jewe ni wa wundi wanyu Merite Kaminka tubiziranyeho. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko jewe yari indemereye cyane ku mutima, numva nshaka ko tuyiganira kugira ngo n'abadukurikiye bagira icyo babyungukiramo. Ikintu cyitwa kurambagiza. Kurambagiza nubwo tuvuga ko urugo ari umushinga w'Imana, ariko hari ab'Imana yarambagirije nka Adamu, ndumva ari Imana yamurambagirije ikamuzanira Eve ikamushira aho ngaho. Ariko muri iki gihe cyacu twebwe hari uruhare tubigiramo. Twebwe turirambagiriza tukareba tugashima n'ibindi byose bikurikiyeho. Ariko ndaza gusaba Papa Franco, ibihe bigenda bihinduka. Hari uburyo byakorwaga mbere mu muco wacu nk'Abanyarwanda. Uraza kubitubwiraho uko byakorwaga, hanyuma ariko turaza kugenda tunareba n'ukuntu ibihe bigenda bihinduka, ibigenda byiyongeramo cyangwa ibyo tugenda dutakaza, kugira ngo tuze gusoza tureba umurongo wakabaye mwiza kurushaho. Murakoze. Turahera ku ijambo ry'Imana. Turasoma Itangiriro igice cya 24. Gere ku murongo wa mbere tugeze nibura kwa 11. Okay, Itangiriro 24 murongo wa mbere haravuga ngo Abraham yarashaje ageze mu zabukuru, kandi Uwiteka yari yarahaye Abraham umugisha kuri byose. Abraham abwira umugaragu we umukuru wo mu rugo rwe wategekaga ibye byose ati, ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, nanjye ndakurahiza Uwiteka niwe Mana nyir'ijuru, niwe Mana nyir'isi, yuko utazasabira umwana wanjye umunyakananikazi aho abo ntuyemo, ahubwo uzajye mu gihugu cyacu kuri bene wacu usabireyo umwana wanjye Isaka umugeni. Uwo mugaragu aramusubiza ati, ahari umukobwa ntazemera ko tuzana muri iki gihugu. Byaba bityo naba nkwiriye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo? Aburahamu aramusubiza ati, wirinde gusubizayo umwana wanjye. Uwiteka Imana nyir'ijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, ikambwira indahira iti, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Iyo niyo izatuma marayika wayo akujya imbere, nawe uzasabireyo umwana wanjye umugisha. Kandi umukobwa yaramuka yanze, ntuzafatwa n'iyi ndahiro undahiye. Icyakora ntuzasubizeyo umwana wanjye. Uwo mugaragu ashyira ukuboko munsi y'ikibero cya Abrahamu, sebuja aramurahira.
amen amen Nageze kure. ntabwo turi bugere hano twirinze gukoresha ibyanditswe byinshi ariko harimo uburyo bubiri turahuza umuco Bibiliya w'Imana Yego, guteganya yes. n'umuco wacu yego iki gisonga cya Aburahamu n'ubundi niko byagendaga turaza kureba uko hajemo marayika no mu muco wacu rero habagamo uburyo ugenda gusa n'ubwo ngo umuranga yeah so umuranga rero ubwo ibya Bibiliya turabyumvise uko byagenze hanyuma rero uko byagendaga mu muco w'Abanyarwanda habagaho umuranga umuranga akabazi imiryango yombi akavuga ati umuryango wo kwa kanaka ndawuzi wo kwa kanaka ndawuzi uko babanye uko bubatse uko bagira inshuti uko babana n'abandi ahangaha umuryango wo kwa kanaka wava mu mugeni ari nayo mpamvu umuntu yumvaga umuryango mwiza ntahere ko ajya gusaba ahubwo akajya gufata irembo aratanguranwa iki batarabyara n'umwana bataranatwita yekada yego 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 bagatiye umuryango ejo atazagira untanga umukobwa ashobora kuvuka ari umwe bakamuntanga reka ntanguranwe urumva kugera kuri urwo rwego njye kureba uyu kuko navuka nafashe irembo navuka azakura ntabwo bazamunyima namara gukura njyana inzoga sibyo ariko uko byagendaga amara gukura ise w'umuhungu akajyayo wenyine akajya kwa se w'umukobwa ni ba mwana akararayo bakabiganiraho ego bamara kunoganya inama noneho akavuga ati ubundi ninde wakurangiye muri uru rugo yego akavuga ati ni kanaka uzaze muzanye sibyo bakagaruka nayo agasobanura impamvu yizera umuryango wa se w'umukobwa n'uwa se w'umuhungu agatanga impamvu aricyo bitaga isano muzi cyangwa ubucuti burambye ati nshingiye ku bisekuru by'uyu mugabo se wa Mariko hanyuma nkashingira no ku bisekuru by'uyu mugabo se wa Marita n'urugero ntanze ndumva uyu muryango wakomeza wakubaka babana yego bakemeranya noneho bagatangira kuzana inzoga zo gusaba none reka tugere mu gushyingira iyo se w'umukobwa yashyingiraga ku munsi w'ubukwe yabwiraga ba mwana we cyangwa se w'umuhungu akamubwira ati ndagushishiriye nawe uzanshishirire mu yandi magambo nkubereye imfura uzambere imfura umwana wanjye nakunanira ntuzambwire tubiganireho aririnda iki ko umwana agira ikibazo akamusenda agaseba ego uzanshishirire mbese uzambikira ibanga nicyo byasobanuraga sinzi n'umuntu yaba agarukiye aho wow that is interesting umva ni byiza cyane noneho icyo numvisemo uruhare rw'abana rwari rutoya cyangwa ahubwo nta narwo ni hafi ya ntarwo n'ababyeyi babijyagamo bakabahuza ariko koko n'ibyo ibyo bintu ndabyibutse cyane ko tukiri aho uwasendaga iyo byabaga ngombwa ni sebuko wasendaga si umugabo wasendaga kuko no kumukubita ati ntuzankubitire umwana sibyo nakunanira uzambwire kandi umugore mbere yo kwahukanira kwa se yabaga kwahukanira kwa sebukwe ego bakabanza bagakemura ikibazo cyabananira akazabona kujya kwa se ariko nabwo nibaza ko batapfaga kumwohereza gusa ahubwo wa mupapa sebukwe yagombaga kubanza kujya mbere y'uko ajyayo byaterwaga n'impamvu yashaka kuba katwite ko amafuti ari ay'umugore yagera iwabo yahingukira kuri nyina yaramubwira ati byagenze biti akamubwira ati rero ibyo iwacu ntabwo bibaho mwana wanjye genda wihangane subirayo sibyo ariko bikaza kwemezwa na se ari uko yahageze avuga ati ryaba ari ishyano turi imfura ntitujya dusenya subirayo ubwo wasubiragayo kenshi byabaga kabiri ntiyongeraga irimo yakihangana bikazagira bigatungana nibwo bupfura hanyuma ibyo gucyura ndabizi ko habagaho ibintu bita gucyura byabaga byagenze yarahukanaga hanyuma
sebukwe akajya gucyura. sebukwe atari umugabo atari umugabo niwe wajyaga kuko niwe bazi niwe wajyaga gucyura. Ariko iyo byabaga ari amafuti y'umugabo yajyanaga na se. Yego bakabisobanura bakabiganiraho hanyuma yatsindwa bakamuca ikiru. Yego niba bitsindwa nuko cyanganaga, niba ari gitoya ni inzoga, kirineho ni inka, naho byagarukiraga. Noneho cyatumaga rero wenda ko nkakureyo asendwa burundu nuko yadukwagaho n'ingeso y'amarozi. Nicyo cyari gikomeye kuroga, nicyo kintu cyatumaga asendwa burundu. Yego. Wow, murakoze cyane Godfrey. Urumva uwo muco wo hambere turawumvise, ndumva ujya gusa nako usa n'uwa Bibiliya n'ubundi, kuko Abraham nawe yatumye igisonga na Rebeka na n'umusore nta ruhare bari babifitemo, bagiye kwisanga gusa bamuzaniye umukobwa amushyira mu nzu amuhindura umugore. Ariko nanone nibuka ko hari aho Paulo yavuze abwira urubyiruko, ngira ngo ababwira ati nureba umukobwa ukamushima cyangwa ukamubenguka, musabe umurongore cyangwa umuhindure umugore, aho kugira ngo biza gutere kugwa mu cyaha. Ngira ngo aho ngaho noneho revolution itangiye kuzamo, uruhare rw'ababirimo rutangiye kugaragara. Aho ho turambagiriza mu masengesho cyangwa turambagiza amaso yacu ari open, tureba dufite n'ibyo tureba. Yo bonye nshaka kuvuga nyuma y'abapasiteri. Oya bazo mvuge. Papa Frank avuga ayo mateka nayisengira mu bwoba. Kuko sinzi niba Sister Doreen ari bwemeranya izo sizo twakwita arranged marriages. Arranged marriages kuba ntafite mu ruhare ku mwana w'iki gihe, it is kind of scary. Muri iki gihe ntabwo byashoboka, kuko twebwe bigoye. Twebwe turaza tukabwira ababyeyi twarakunze twabonye umuntu, ahubwo noneho bakazakurikirana nyuma. Hariho babwira atari kwa Godfrey ahantu ugiye rwose, abo bantu ntabwo twakora iki. Hari noneho n'igihe usanga banakubwiye ko aho hantu bidashoboka umusore utamugarura, uko bo barakundanye. So sinzi niba muri Frank ari bwemeranye nanjye aho ngaho, kuko mubonye kenshi mu mihango yo gusaba no kugira gute. Ariko uyu munsi turi mu kinyejana aho culture yacu yagize culture evolved, kandi culture ita evolvinze bundi, kuko nyeka ko no mu Bayuda maybe ntago bikiri nkuko mu gihe cya Abraham. Urumva culture yaje evolvinga, ariko se is it aligning with our biblical beliefs? Nicyo tugomba kweba. Okay, niba nakundanye n'umukobwa ni zihe steps ngomba gucamo kugira ngo kugeza uyu muntu kugeza aho tujya kubana, niba njya kubwira ababyeyi banjye, niba njya no mwitorera. Icyambere numva ari ukubanza, kuko akenshi muri iyi minsi abantu they get married to their friends. Bashakana n'inshuti zabo, abantu biganye, abantu basengana, abantu bakorana. Aho umusore abari niwe umukobwa bari abayitegereza, akavuga ndabona uyu muntu afite ibyangombwa nkeneye mu mudamu niba mu mugabo. Ese ubu witegereza iki? Banitegereza iki? Ndakuze. Nifite gahunda yo kubaka. Kuko burya uzarebe ubu ngubu uyu mwana, uriya muntu nicyo ushaka, donc kuko baba ari benshi, ariko niki gituma upikinga umwe, nicyo ba wamubonye. Hari indangagaciro mba narakuye mu muryango, kuko nk'ubu ngubu ntago muzehe akiri involved cyane, ahubwo we agomba kuntegura kugira ngo nzabe umugabo mwiza mu rushako. Nibyo bizamunezeza. So wewe urantegura kugira ngo mbe ndi umuntu wuzuye, niba uri healthy. Urumva kugira ngo cyagiye nikigera, kuko ubu ngubu nta control cyane babifiteho. Uwo nzakundana nawe niwe nzagira gute, urumva. Ariko niba naraguteguye, nzi kuri umwana mwiza, I trust you ko uzakora choice nzima, urumva. So noneho ngeze muri cyagiye cyo gukora choice, ndeba umukobwa
wareba afite izo ndangagaciro ukeneye mu mugore you take a step no gutereta niba nako twakwita kurambagiza sinzi uratereta abanza kurambagiza urarambagiza kurambagiza ni nko kwa kwitegereza ni kwa kureba we gushaka amakuru ukamenya neza uyu muntu niwe koko yego niwe nshaka so iyo level yumaze kuyisobanukirwa neza amakuru yafite noneho utakinga step yo kugira ngo umenyeshe wa muntu icyo wifuza ubwira umuntu mbere yo kubwira iwanyu ubu ngubu niko bimeze sinzi baza kunkosora noneho genda avuga ibyo nzi ibyo mbona muri iyi minsi kuko culture yari evolving noneho wamubwira ukabona ariko nawe ugomba kumuha time kuko wafashe umwanya wawe wo kubitekerezaho niba no gushaka amakuru no kugira ko byose none nawe uraje bimutuyeho umuha umwanya nawe abisengere abitekerezaho niba nawe hari amakuru akeneye niba ari ibyo ashaka no kubaza abikubaze aho ngaho ni hawe usanga abana bagiye muri za Simba Center barimo kunywa twacyayi barimo kuganira barimo kumenyana none aho ngaho murabazanya mukaganira noneho iyo wa muntu nawe yumvishije ko nta kibazo ari byo mwakomezanya ariko ntabwo bivuze ngo tugeze kuri mariage okay twakomezanya reka turebe aho bigana reka tugende muri urugendo so hari aho mugera mukemeranya ko nawe yo murishoba ko mukundanye noneho mugatangira umushinga uwo mushinga iyo muwutangiye noneho mwembi mumaze kubyemeranyaho noneho no gutekinga step iyo kubwira umuryango wanyu imiryango yanyu inshuti zanyu n'itorero okay urumva iyo mumaze kubwira itorero n'itorero hari steps babacishamo kugira ngo muzagere kuri wa munsi wo kubana okay aho ngaho gihe niko mbona ukuntu imico igenda yivolvinga kugeza uyu munsi yes urakoze cyane Pastor Dorine room.com cyane kurusha twese ngira ngo nkuyemo ngewe noneho hari umuco nyarwanda hari umuco wa Bibiliya ndetse kugeza ubu ako hari n'indi aspect hari ikindi kintu cyajemo noneho cy'abantu basigaye barambagizanya ariko bari kure batari kumwe umuntu ari hano mu Rwanda abonye undi kuri Facebook cyangwa kuri Instagram cyangwa indi social platform yose amugizemo igitekerezo cyangwa mwiyumvisemo agatangira nyine iyo gahunda yo guhinga niko babyita ibi bintu birakora biremera bijya bivamo umusaruro cyangwa ni bimwe mu bifite uruhare rw'izi ngo zirirwa zabaye uyu munsi ejo zikaba zasenyutse murakoze anjye ndashimye abambanjirije rwose kuvuga ku muco wa kera numvisha ari byiza kuvuga ukuntu byagendaga ni ukuri family ndaza kubivugaho nyuma ariko cyafasheho wenda n'ibyubu byamfasheho family gushima na nyir'ubwitaka gushima biramutse bifatanyije ibyo bintu byaba byiza ariko ndaza kubivugaho gusa reka wenda nsubize icyo warumbajije ibintu bya social media njye nibaza wenda ko hari abamo ibyiza abamo n'ibibi ariko nibaza ko Imana yadufashije kugira ngo tumenye n'ibindi tutari tuzi ngira no kuva mu bwiza tujya mu bundi social media ifite ikintu kinini yakoze wenda before ngewe nkibyumva ngo abantu bakundana kuri social media ntabwo nigeze numva ari ibintu bishobora kuvamo umusaruro gusa naje kubona ko bikora mfite family nzi rwose uyu munsi bameze neza barishimye ariko tujya tubyibuka umuhungu atereta yaravugaga ati ngira ngo nzasanga uriya muntu ntamaguru agira I know kandi birashoboka cyane kuko nyine bijya bibaho urumva yarabizi bakundana kuri social media bamwe bahura
ntibivemo ntibashimane ntabwo narizi ko ari wowe ati nakunze ijwi ariko umuntu we n'ibindi bindi ariko iyi family uyu munsi n'abantu bamaze imyaka itari mikeya barakundana barubahana ni intangarugero rero nibaza ko Imana bwenda ducira indi nzira yo kugira ngo abantu bamenyane batari baziranye so wenda nk'umukristo navuga ngo niba koko wenda hari abo bya succeedinze ntibivuga wenda ko abantu bose bishobora gusucceedinga ariko ni nabyiza nk'abana b'Imana kugira n'umwanya wo guha Imana kugira ngo nayo idufashe mu bintu bimwe na bimwe tuyobore ituyobore ni byiza nge nemera urugo rwubatswe n'Imana suko haba hatarimo andi marangamutima ariko iyo wemeye Imana ikakuyobora wenda wavuga uti se urarota uragira gute ibyo ni birebire ntabwo ndi bubijyemo ariko Imana yaduhaye umutima ubasha kumenya ko ikintu ari cyiza cyangwa ari kibi rero dukoresha ubwo buryo bwari bwo bwose bushoboka hamwe no gusenga hamwe no kwizera bikavamo urakoze cyane ndabona Godfrey ushaka kutwunganira social media ni ikintu cyiza ariko nyeka ko nk'aba iyi kapo wavugaga hari kumenyana ukareba ifoto ukavuga uyu musore ni mwiza n'uyu mukobwa ni mwiza ariko noneho mukabikura kuri social media then you meet the real person urumva ariko hari ababikora noneho ugasanga byose babikoreye kuri social media umuntu yakugeraho ugasanga afite akaguru kamwe ukavuga uyu muntu ntabwo ari we natekerezaga so nyeka ko tugomba kugira ubwenge igihe dukoresha izi social media kugira ngo umuntu ashobora kwihisha inyuma ariko uziko hari n'uwohereza ifoto atari iwe itariyo urumva so kandi ugasanga hari abantu bari very innocent ku buryo bamwe baba taken advantage of ugasanga bamubambariye n'amafaranga ari cases nyinshi cyane ariko niba umuntu umubonye hariya ayo wumva ariyo kuko we are in a global village ushobora kuba umuntu ari muri Amerika ari hehe kandi akeneye umugabo niba akeneye umugore hari abantu nanjye maze kubona akava mu US akaza hano mu Rwanda akaza hehe aje gukora ubukwe hagasanga wa muntu ugiye yamubwiye nibyo ugasanga ubukwe burakomeje baragiye barabanye so tugomba kugira ubwenge ukuntu dukoresha izi tools Imana yaduhaye kuko abantu natwe duhora dushakisha utuntu twinshi so utwo tuntu tujye twibaza Yesu yabivuga iki niba uyu muntu duhuriye hano what does the Bible say about this imyemerere yanjye irabivuga iki hari ibintu Bibiliya iri silent kuko usanga hari abantu bamwe bagiye kuvuga ati Imana Bible ariko icyo kintu kitari muri Bibiliya urumva kuko nka social media naho ndayibona muri Bibiliya ariko irahari uyu munsi urumva twasanze nka Papa Frank aho yavuze marayika noneho twebwe mu muco wacu nyarwanda dusanga hari umuranga so ariko hano ntago ndabona ikoranabuhanga muri Bibiliya ariko rirahari uyu munsi so tuyimbure singa gute muri culture yacu uyu munsi kugira ngo tuzubaka ingo nziza tuzashaka abantu bazima tuzabana ubuzima bwacu bwose urakoze cyane reka tujye dusubire kwa Papa Franco rero iyi mico yose turayumvise aho twahereye ni byiza ariko nyine urabona nta ruhare rwa nyir'urugo rubirimo baramwubakiye ntekereza ubwo baranamugaburiraga ndabizi ko abenshi baturaga no mu baturaga naho ngaho baturanye na papa we bagatekana nabo kuzageza igihe bazakora kubegurira urugo rwabo noneho iyo mico yose tugerageje kuyihuza ni biki byiza twatiramo hariya muri uyu muco wacu n'uyu munsi iyo tutashye ubukwe buriya nkunda ubukwe bwo gusaba cyane ariya magambo baba bavuga hari ukuntu umuntu usaba yibeshya wenda akavuga ngo umwana ngo yaratubwiye ko yakundanye cyangwa yabengutse noneho bakamubaza bati umwana niwe wagutumye urumva hakaba hajemo ni ukuvuga ngo icyo gihe aba yakuyemo uruhare rw'umuryango haje umwana ariko si koko niko bikwiriye njye ntekereza ko dukomeje kugiramo rwa ruhare rw'umuryango nubwo rutari 100% ariko hari ibyo byaturinda hari icyo byaturinda nk'abana barimo kurambagiza bamenyaniye ku ishuri bamenyaniye hehe na hehe ariko umuryango ntuvuge ngo
ubwo yamukunze se maye ntacyo twabikoraho hari uruhare hari ikintu hari ni impamba nabo bashobora gushiraho akabo kugira ngo turebe ko uru rugo rugiye gutangira rwafatika cyangwa rwagira ireme. Nakoze hari ibintu bibiri, reka duhere ku kintu cyo kurambagiza. Rero abantu barabyitiranya. Uyu munsi hari umuntu ubwira kurambagiza ko ari ukubona umuntu akamukunda. Ibyo ntabwo ari byo. Umuntu arambagiza ingeso, ntarambagiza umubiri. Yego. Sawa rero. Yego. Niko bigenda. Kuko kurambagiza hajamo ikintu cyo kuramba. Harimo period yo kukurikirana no kureba. Sibyo? Naho kureba gutyo umuntu ubwo se uramumenye. Oya. Kuvuga icyo gihe rero uramubonye ariko ntumumenye. Sibyo? Ariko nibura mwiganye agute umwana ubundi yitwara ate ku ishuri n'abandi bakobwa cyangwa n'abandi basore. Ubundi ariko izi ngeso mbi nazo nshaka kumenya aho zavuye, wenda ukazimenya nazo. Ese wenda yitwara nabi ariko waba ari bazima. Ese izi ngeso ukwitwara neza nuko gusa yararokotse. Iwabo ntibabaho cyangwa nibazima. Icyo niyo cyitwa kuramba. Icyo gutwara uwo mwanya wo gukurikirana kugira ngo umenye. N'ubu ngubu biracyashoboka. Tujya ku social media rero aho bigoraniye ngaha hari ibintu bibiri nanone binyuranye. Hari amahirwe, hari n'umugisha. Ubundi nta mugeni w'amahirwe ubaho. Umugeni ni umugisha. Sibyo? Ubu rero social media iyi ngiyi itombora niyo mahirwe. Hanyuma yitombora rero uyu muntu nk'uko pastor bivugaga yaba muzima pe, ariko se tuzashingira kuri tombora dukora ibintu kubera ko dushingiye kuri tombora gusa. Ese abantu batomboye bose baratsinda cyangwa benshi hari abatsinda, abakinnyi umukino wa tombora bose baratsinda, hari abatora imibare itariyo, nibo benshi. Rero igishoboka giye mbona kurambagiza no gukora cyashoboka. Ibya kera byari byiza mu rwego rwabyo kuko aba bantu batamenyanye ariko n'ubundi baraherekezwaga. Kuko yarabyaraga akabari hafi ya nyirabukwe, wenda yajyaga no kubyarira iwabo, icyo bitaga kwarama nyina umwana wa mbere wenda kenshi. Ahandi anyirabukwe ahangaha nyina arabanza amwerekere na nyirabukwe amwerekere, mbwa ati nuko bafata umwana bamukara urya batya baramujaburira, bafata ibyatsi ibi n'ibi iyo uhuje umwenya ugafata muhoko, ugafata umutete, ugafata umuravumba n'umubirizi ukabiteka. Mu gitondo cya kare ugashyira umwana mu irebe ry'umuryango cyangwa mu muryango, ukagira gutyo, ugafata bya bikatsi ukagira gutya akikanga gutya. Icyo gihe nta ndwara yamufataga. Noneho watonyangiriza mu kanwa twatuzi dukeya dutya, ubwo ibintu by'inkorora na malaria n'ibyo byose byabaga birangiye, byabaga bikingiye, akabimenya. Rwa rukingo rwabo arimo arigisha umukazana we cyangwa umukobwa we. Hanyuma uko umugabo we yitwara niko samureba, ave mu nkiki ya se amuremere ajye hirya. Ngati ngo handa kuremeye ubwo nawe wabaye umugabo. Urumva barabahiriki ni ingenzi. Uyu munsi rero nta mubyeyi ugikwerera umwana we. Umwana ashaka amafaranga akayashyira ahantu akabwira umukobwa ati gere miliyoni irangira hari, ugende babwire ngo niyo mfite. Sibyo? Wabyumvise? Kubera kwa guterera iyo na za nama zitabonetse, mba makwe kenshi biragorana, ubundi ugasanga ngiyemo hagati bati umwana yadusuzuguye niko tugenera inkwano, nuzigene ntibamuzi, naho bahuriye ntibahazi. Umukobwa ntabisobanura iwabo, n'umuhungu ntabisobanura iwabo, yashyizeho itariki. So rero inama reko wenda two gutinda tuye mu nama. Mu bimwe mu bitabo nagiye nsoma ndeba mu buryo bwiza bw'urugo, umwana w'umuhungu atangiye gutozwa kuba umugabo afite imyaka 9. Yego. Yego, kugira ngo amenye uko azaba umugabo n'ibyo byose birimo. Iyo package yose ayihabwa aguhera kuri iyo myaka. Mbere yo kuzaba umugabo ko yashatse umugore, aba umugabo mbere yuko ashaka umugore.
kuko umuntu ashatse kuba umugabo ko yashatse umugore ntabwo byaba ari byo abanza kuba umugabo akabona uburyo bw'ukuntu yatunga umugore kuko ari umugabo ntabwo umugore agira umugabo aho n'ingeso nziza n'uburere bwiza kugira ngo abe umugabo azashobore kwakira umugore ashobore kumubera imfura n'inyangamugayo so rero mu buryo bwo gusenga hari uburyo bubiri nanone ntabwo kuko tuzi ko hari abasenga n'abadasenga kandi bose ni abantu bakeneye kubaka ingo uburyo bwo gusenga rero umuntu arabanza akagira icyifuzo cyo kubaka urugo ashingiye ku mahame y'Imana n'ibindi hanyuma njya mbatsetsa abasore n'inkumi baje kundeba papa ndashaka noneho kurongora ndashaka kurongorwa rwose kubera iki niba ndikubwira ngo nawe urabizi ntoya ntabwo mbizi mbwira urabona twari mu bukwe barambwira ngo jewe ngo ndagahungu nishaka ndare mu kidara nterura intebe ngo ndagahungu ko ntarongoye promotion zanjye zose zinyuma yanjye zose bararongoye mbega niba ariyo mpamvu buretse urumva uwo muntu rero ntabwo aramenya impamvu agiye kubikora bisobanura iki agiye kwihuta ahure n'umuntu wese ahuye nawe amurebe hanyuma bizagenda uko bizagenda ibyiza rero umuntu katavuge ku basenga uvuga ati Mana rero kubera izi nshingano namaze kubona ndashaka kugira ngo ngire umugabo w'inyangamugayo numara kuntunganya rwose umpa umugore unshakire mu rwuri rwawe mu bakobwa bawe beza batabarirwaho gukiranirwa ari uko umaze kuntunganya kugira ngo numpa uwo mugore urugo rwacu ruzajya rwakira abashyitsi rugaburira abakene Imana yumve ngo mfitemo inyungu muri uru rugo reka mpuze abantu bafite ubwenge bwo guhura muri uru rugo hita ku bakene zacumbikira abashyitsi ni nako byanditse icyo gihe Imana ijya ivuga rwose ivuga ati dore kanaka cyangwa se buretse cyangwa kakuzana ibimenyetso ubwo buryo kuba bushobora burakunda nabwo bwiza ubundi rero adasenga abwira ababyeyi be ko akeneye agejeje igihe ibyo noneho bakamugira inama wenda bakamurangira n'abantu wenda kubera amarangamutima batanazi n'iki ariko nawe hagati afitemo uruhare ntabwo ari nka mbere afite uruhare rwo gushishoza ngo arebe bigatari ku muryango bambwiye ni urukundo gusa bikundaniye ariko ubundi umuryango ndabona utuzuye akongera akagerageza ahandi ariko nibura akagira umufasha muri urwo rugendo kandi ubifite muri izo nshingano rero igihari nuko umugeni w'umugisha nuko aza umugeni wo kwikoranabuhanga nawe uwo nuwatombora rero kwizera tombora mahirwe ntabwo byoroshye okay urakoze papa Franco kuri icyo gisubizo cyiza duhaye Godfrey reka tuvuge ngo tugaruke mu gutereta k'uyu munsi kuko twabonye ko kurambagiza tutanabikora neza nubwo tubizi gutereta nongewe uri umusore waterese wemeranyije n'umukobwa uravuze tunuyu umunsi umujyanye mu rugo umubyeyi wawe akavuga ati reka ntabihe umugisha akabyanga icyo gihe ubigenza uti iki kibazo kirakomeye ariko ubundi uramutse ubanje gushakisha amakuru niba wowe muntu ukazashaka ukuntu ubanza kumuzana mu muryango bakamenya mbere y'uko maybe ubigira official ariko ni ikintu kiba kigoye kwakira bamwanze kuko ubundi nishize mu nkweto z'uyu musore niba uyu mukobwa nuko we yaraje gusaba umugisha ni nko kavuga ati jewe narabirangije umugisha ngende urumva hari n'igihe no kwa pasiteri nawe akabona nawe uwo mugisha ntabwo wari buwuguhe kuko nawe ni umubyeyi wawe so ni ikibazo kiri complicated ariko ubundi ntabwo ugomba gusimbuka aho hantu ukeneye kubanza niba kuko hari uza yabirangije ashaka no gukora ubukwe right away ariko ni ikintu gikeneye umwanya kugira ngo aba babyeyi bamenye uyu muntu urumva nawe abamenye kuko nawe ubwe ashobora kuba ababyeyi atabazi akavuga ati uyu muryango kuko niba ngiye gushaka ntabwo ubundi ngo umugore ashaka no gushaka umuryango sibyo uba ushatse umuryango so ukeneye umwanya kugira ngo mubanze mumenyane kuko hari n'igihe umubyeyi ashobora kwima umugisha ataramenya uyu muntu uwo ari we ariko hari abantu baba bafite amakuru w'uriya muryango nubwo wagira uti
batazaguha umugisha. So hari abahitamo kwigendera bakabana, ugasanga n'ubukwe ababyeyi bamwe ntibabutashye, hari amakwe menshi mbonye gutyo, ariko ejo wagerayo kandi ukagira ibibazo ugasanga ukeneye kujya mu babyeyi kongera gutunganya ibyo wasize udatunganyije. Bibiliya iratubwira ngo twubahe ababyeyi niba dushaka kuramba muri iyi si. Urumva? So aho ngaho aba bantu icyo nababwira ni ukugira ngo babe careful, babihe umwanya, kuko ushobora kuzagira, kuko burya umubyeyi agira umugisha, agira n'umuvumo. Okay, bamwe bashobora kuvuga mu old school, ariko nibyo nago bisaza. Ariko nibyo koko hari bamwe bagiye bijyanye nta mugisha babonye, bagere bagakubitwa ugasanga bagarutse gusaba imbabazi kandi hari ibyo bangije. So sinzi na bagenzi banjye icyo bakongera, ariko iki ni ikibazo gisa nk'igikomeye, kiri so logical, so sinzi Dorine cyo yayo. Pastor Dorine agira icyo abyongeraho. Murakoze. Ibintu byo gushaka ntabwo ari ibintu byo gupfa kwihutira, cyane ko ni lifetime, igihe cy'ubuzima bwose usigaye, ubuzima bwawe bwose. Ubwo rero ribaza ikintu ujya gukora cy'ubuzima bwawe bwose ukagikora uhubutse, ukagikora ari decision yawe wenyine. N'uyu munsi tujya tubwira abantu kugira ba mentors mu bijyanye na careers zabo. Noneho wibaze gushaka. Giye kuri nge nibaza ko gukunda umuntu ukumva wamukunze ni byiza, ariko mbere y'uko ufata icyemezo cya kindi cya nyuma cyo kuvuga ngo ngiye cyo kumwimariramo, gira umwanya. Cyane cyane nk'abantu tuvuga ko turi abakristo, abakristo n'abantu bagira iki kugira impunge, anyway, kushishoza. Kandi noneho niba wamukunze, gira n'inshuti zawe ubwira turiya muntu muramuzi, noneho bagufashe kumenya niba bamuzi, bagira ibyo bamukubwiraho. Noneho ikindi jewe nifasayizingaho, nukuri ntabwo ari byiza ko wajya gushaka ukajya kuzana abuzukuru n'abuzukuruza n'ibiki byose ufite umuryango utabanje kugisha inama. Ababyeyi bakubyaye bakuza imbere n'inyuma, nibo bakureze, bazi ibyo ushoboye, bazi ibyo udashoboye, bazi abantu wabasha kubana nabo, bazi n'abantu utabasha kubana nabo, bazi ibyo bashobora kwihanganira n'ibyo utashobora kwihanganira, kuko barakuzi pe. Noneho wibaze kimwe utamuha agaciro kugira ngo agire uruhare nk'uko urubundi asanzwe agira uruhare mu buzima bwawe. Noneho ikindi wibaze, iyo ushoboye kugira ikibazo mu buzima, yaragubwiye ati oya, ukavuga uti no, njyewe nahisemo. Nukuri ufite uburenganzira bwo guhitamo ubushaka, ariko wibuke ko umuryango ari umuryango. Ejo ikibazo kizaba icyo ari cyo cyose muzagaruka ku muryango, hanyuma muzagaruka uje kureba nde, uwo haye agaciro cyangwa uwo utahaye agaciro. So njyewe ndabasaba, gukunda n'uburenganzira bwawe, ariko mbere y'uko ufata icyemezo cyo kuvuga ngo tuzabana, banza ubereke ababyeyi bawe nabo, kandi njye mbona ababyeyi bose bazi no gusenga mu buryo bwabo. Ni ukuri. Ikindi namenye ni uko bashaka kumenya aho uwo muntu aturutse. Njya numva ngo umukobwa asa na nyina. Bagomba kumenya niba nyina yimana umunyu. Umukobwa asa na nyina, ubwo byose n'umusore asa na se. Yego. So hari ibintu rero by'ingenzi ababyeyi baba bashaka kumenya, kugira ngo bibafashe kumenya koko ibintu bizaba byiza. Nk'uko tugarutse kwa pastor yahoze avuga ngo umuryango wabanzaga kujya kureba undi muryango, actually wakundaga umuryango. Bo rero ikintu gitangaje, bari abantu bari bafite ubwenge kurusha ubwo dufite. Nge namenye yuko ngo babanzaga no kumenya ko urwo rugo nako iyo family iramba, itagira indwara runaka ziri chronical. Icyo kintu ni ikintu kiri very key, kumenya ngo aba bantu barwara bate, karanderega zibaho. Dore reka nkubaze ikibazo. Hari aho usanga aho nturuka, it's not the perfect marriage. Aho papa na mama atari ba models. Urumva? Opinion yabo, does it really matter at this time? Kuko niba hari family zivanze muri ibi bintu by'abana, ugasanga basa nkaho bashaka kwarenginga umwana akabubaha, ariko bagera muri rwa rushaka ugasanga umuhungu nagwa aricyo yashakaga, ugasanga n'ababandi bamuhuje bararigoreta
impamvu babigiyemo. So I think it will depend on ababyeyi bawe niba ari babandi bari model husbands and wife bakundana. Ahangaha ndemeranya namwe 100% we na Mzee Franco. Ariko hari igihe usanga their marriage is not that perfect, ntacyo nyigiraho, ari intonganya twakuriyemo, ari ihohoterwa twakuriyemo, nkavuga ati ndashaka urushako rutandukanye n'urw'ababyeyi banjye, umuntu jewe unkunda, numva uzankunda, uzanyubaha. Ibyo bintu urabyumva gute? Mire uyikwenda mba pastor jewe we ntabwo nyihunga pe, kubera yuko reka nkubwire uko bya bimeze kose abo babyeyi ntabwo wigeze ugira choice yo kubahitamo. Bivuga ko Imana yari yizi yuko bazaba ababyeyi bawe. Niba twemera ko nta muntu uza par accident, nta accident hari kugira ngo umuntu abeho, niba tubyemera bivuga ko n'Imana erega reka nkubwire ibi bitubona ibyiza tubona Bibiliya iravuga ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ese twari kubwirwa n'iki kurusha kurubi rubaho tutarubonye? Ahubwo wenda impamvu zaba ngo ese ababyeyi banjye niki cyatumye batabana neza, ahubwo reka nigire kuri bijyatumye bitagenda neza, aba ari byo njye gukosora, ariko bampesheje umugisha. Nzanye uwo nkunze baramwanze, nzanye n'undi baramwanze. Ariko nabwo njyewe ikintu kimwe ndaho ngaho njya ntekereza, hari igihe ababyeyi nabo banga bitewe n'impamvu zitari zo, mu nyungu zabo mu nyungu zabo. Aho ngaho ntabwo nanjye nabyemera, ndasubira ku ruhande rwawe. Niba ari inyungu ukumva ari inyungu za muntu zitarimo kubaha Imana, zirimo ibindi bintu, nukuri nabwira uwo muntu go ahead and marry. Biba ari inyungu z'ababyeyi. Murakoze, reka twumve Papa Franco tugana no ku musozo. Murakoze. Hano hantu harimo ikibazo gikomeye. Hari ababyeyi badasobanutse ariko bisaba kububaha. Yego kuko reka mbereke impamvu hari abadasobanutse. Mwari mwatabuka mukabona bahaye igiseke abamama babiri, bamitse n'ingofero abapapa babiri, umwe ni sende n'umugabo wa nyina. Sibyo? So urumva already aha hantu hamaze kuba ikibazo. Uwo mukobwa rero ugiye gushaka, niyo umubyeyi wenda yashakaga umukobwa wa Petero kubera ko basangira urwagwa cyangwa basengana mu kimwe, ariko nta kindi kintu yitayeho, biragusaba ko hari ikintu wakoze nakita first hand information ku muryango ugiye gushakamo. Wowe uyafite amakuru ahagije, niba nakunaniza rero ukuntu bacacura ariko ufite ikintu wibitseho. Sibyo? Ufite ikintu wibitseho, sibyo? So rero impamvu nibi byose byakorwaga, avuga ati abantu barubaka, abantu bundi barabyara, abantu barubaka, iwabo urubyaro rwaranze, kubaka ntibubaka, barwara sima ntihinduka, abantu n'abasinzi babandi bakabije, so abasambanyi. Sibyo? Avuga ati rwose ubwo turabana 16 ku bagore 9. Icyo kintu ugomba kukimenya. Uyu mukobwa wa 9, umugore wa 9, uyu mukobwa uzamukura uzabasangira n'abangaye. Sibyo? Kuko ararengana ko n'umwuka yararengana. So rero aya makuru tanga icyifuzo ku babyeyi, katugitware ko ari ukugusengera niba batanasenga, babanze banacyumve. Hari abo babwira ati buretse mwana wanjye ndakuzi, si no gushaka gusa n'izindi nshingano, nabwo ati mwana wanjye ndakuzi ibintu uzabishobora, nzuretse gato. Kandi koko yamusobanura agasanga nibyo, banza ugira utya. Ese ubwo utanyumva, ubwo uvugwaho ibi nibi, uyu mwana w'abandi uzamugenza ute? Kuko wakwisuzuma kuko ati kuko ari byo, izo nama turazikeneye. Cyangwa se nukunda umukobwa uzamenye neza se umuryango wawe, uzazumbwire ibisigaye uzabindekere. Sibyo? Aho rero iyo mpamvu ni ukuri kugendana n'ababyeyi muri gahunda y'urushako kugira ngo tumenye makuru atazazi, kuko karande zirahari kandi ziracyakomeza, kuko abanyabyaha baracyakomeza. Ikindi gitera wenda sozere kuri icyo gitera akavuyo mu babyeyi n'abana, ugasanga yaramushyigikiye koko, yagira akavuga ati jewe mu bana banjye ntabwo nkikubona. Ni gute umugore abyarira amezi 4 ni ihene?
ubwo yabyara amezi 5 ni ihene ni cyabyarira amezi 5 ni ihene cyabanyamva ibintu aho wabikuye simpazi ubwo ayi ari n'umuntu udakirijwe aravuga ngo iyo ndaya yawe so aho rero naho abatwumva mu kurambagiza birinde kwambika ubusa abo batarahabwa ibyo birinde gukora icyaha niba udakirijwe icyo kikugiraho ingaruka uko byagenda kose kuko nzi kesi imwe y'umuntu wateye umukobwa indamwigisha imyaka 14 ari mwarimu we kuri ya myaka 14 umukobwa wabyaranye niwe bamutereye inda abantu mu family bari hafi ntabwo ari kure so murakoze nibyo murakoze cyane mu masaha ntabwo tuyahora nabya ikiganiro cyari cyiza ngira ngo kiretse nitugire igice cya kabiri ko numvaga hari ikindi kibazo nshaka kubaza ariko kubera igihe reka dusoreza aha ngaha turabashimiye cyane kubw'ibitekerezo muduhaye kubw'amagambo meza y'ubwenge mutuganirije Imana ibaho umugisha namwe abadukurikira tubashimiye tuzasubira ubutaha shalom shalom